Hello guys, nizere ko mumeze neza, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel Learn with Dr. Oliva, tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima ndetse n'uko wakwita ku buzima bw'umwana. Uyu munsi nimba uhorana umunaniro ukabije, nkuzaniye igisubizo cy'ibintu wakora kugira ngo umunaniro ukabije uveho, ikindi wumve uri wa muntu ufite imbaraga, wumve uri wa muntu nyine uri fit, kuko abantu benshi usanga bahorana umunaniro ukabije, ugasanga bibangamiye ubuzima bwabo cyangwa bibangamiye n'imikorere yabo mu buzima busanzwe. Rero iki kiganiro kigiye kukungura byinshi ku bintu wakora kugira ngo umunaniro ukabije uveho, niba uri wa muntu wumva uhorana udutege duke, wumva ufite stress, wumva nyine utamerewe neza. Iki kiganiro kiragufasha kuko urunguka byinshi kugira ngo ubuzima bwawe wumve bumeze neza, ufite imbaraga, nyine umeze neza. Niba utarakanda subscribe, kora ku nzogera kugira ngo tubane kenshi mu biganiro byacu bivuga ku buzima, cyane cyane ubuzima bw'umwana. Rero dore ibintu byagaragaje yuko biri mu bimwe mu bituma umuntu ashobora kumva afite umunaniro. Kuba umuntu afite isukari nyinshi mu maraso, ibyo biri mu kintu cya mbere gituma umuntu ahora yumva afite umunaniro. Urugero, abantu bakunda gufata amaji, amasinakisi, biriya bintu byose birimo isukari nyinshi, iragenda bigatuma umubiri habaho icyo twita glucose spike. Nyine isukari ikagenda ikaba nyinshi ikageraho ibangamira umubiri cyangwa ibangamira selile zawe. Ubundi iyo isukari nyinshi igeze mu mubiri, hari umusemburo twita insuline ugomba direct guhita igabanya isukari mu maraso, ikagenda ikamera nk'ibibitse muri cells cyangwa mu mwijima. Icyo gihe rero uko ugenda ufata bya bintu byinshi birimo isukari nyinshi, umusemburo nawe uba wageraho ukananirwa, cyangwa ukaba ntugikora neza, cyangwa ukaba nturi gukora neza nyine, cyangwa ntubasha kugabanya neza iyo sukari yageze mu mubiri yawe. Rero dore icyo isukari igukorera iyo igeze mu mubiri. Ubundi kubona intoki zanjye mbasha kuzizunguza, mbasha kugenda, mbasha kuvuga, mbasha kugira buri kintu cyose nkora, ni uko mba ndi gukoresha isukari. Ariko nanone iyo ibaye nyinshi iguteza ibibazo aho kugira ngo ibikemure. Dore rero ukuntu yangiza umubiri wawe. Ubundi hari icyo twita mitochondrium ishinzwe gukora energy cyangwa ishinzwe kuduha imbaraga kugira ngo buri rugingo rwose rwacu rubashe kumuvinga. Igihe rero cyose wafashe isukari nyinshi, izagera nayo imere nkaho ibaye exhausted, ivuga ati isukari yabaye nyinshi, ndarambiwe, noneho sinongera gukora. Usange nyine uriyangije mu buryo buri indirect nawe utari ubizi. Urugero, ushaka kuba ufite akazi uri gukora, ariko nanone ukabona akazi kakubanye kenshi, ukabona noneho ugatangira kumva ntufite n'aho wahera. Icyo gihe ukaba wanahitamo kuba nawe wabyihorera. Rero iyo mitochondrium nayo iyo uhaye isukari nyinshi, uba umeze nk'uri gutuma nyine inanirwa, ikavuga noneho ndumva nashaka no gukora, ibintu ni byinshi, isukari ni nyinshi, what am I going to do? Bigatuma nyine nayo ishobora kurekera kuguhereza imbaraga. Icyo gihe rero iyo ugomeza ufata ibintu birimo isukari nyinshi, umubiri ukagenda ugira isukari nyinshi, cyangwa amaraso akagenda hajyamo isukari nyinshi, n'izo selile zikakira isukari nyinshi ku rugero ruri hejuru, iyo mitochondrium ishinzwe kuguha imbaraga izageraho inanirwe, nyine inanirwe ibirekeye kuguha imbaraga, cyangwa ibirekeye gukora icyo twita ATP, ariyo energy umuntu wese akoresha. Icyo gihe rero ni cya gihe uzumva unaniwe, ufite stress, ubwonko reka, umubiri wawe ukumva wacitse intege, ukumva nta kintu ushoboye, ukumva umeze nk'umuntu urwaye. Ntumenye yuko ni impamvu yuko uri gufata ibintu birimo isukari nyinshi, cyane ku bantu bakunda gufata amasinakisi, amaji, kandi akenshi abo bantu usanga bagira icyo twita craving, guhora babishaka n'ubundi buri kanya, buri munsi. Ugasanga umuntu buri munsi aranywa ji, buri munsi aranywa afata sinakisi, buri saha, buri minota umuntu ari gufata ibyo bintu nyine birimo isukari. Nta yindi mpamvu, ni ukubera
iyo sukari nyinshi uba uri kwinjiza iragenda ikananiza mitochondrium, ikaba itakiguhaye imbaraga, ukazahora wiyumva nk'umuntu unaniwe, umuntu udafite imbaraga, umuntu urwaye, ibitekerezo byawe rimwe na rimwe ukumva ntabwo uri kumva uri gutekereza neza, ukumva umutwe urananiwe, ushobora kumva ufite umutwe. Ibyo byose biri mu bintu bishobora kutwereka nanone yuko isukari yabaye nyinshi mu mubiri. Ariko nanone utibagiwe yuko isukari ni ingenzi, kuko buri rugingo rwose rwacu rukoresha isukari, cyane cyane ubwonko. Ariko nanone iyo bibaye in excess cyangwa bibaye byinshi bitangira kubangamira ubuzima bwacu. Ni byiza rero yuko wirinda ibintu birimo isukari nyinshi, ikindi ukarinda n'umwana wawe ibintu birimo isukari nyinshi. Ibyo bizafasha umwana guhorana imbaraga. Ikindi hari n'ukuntu abana bajya ku ishuri ukamupakira ji, imigati, amakeke, ibyo bintu bizagenda nawe ubwiwe bimubangamire aho kugira ngo bigire ikintu bimwungura. Ubwo rero ni byiza yuko nibuza nimba umwana wawe abyutse nawe ntabwo ari ngombwa umuha ibintu birimo amasukari, muhe ibintu birimo poroteyine, birimo fat, ibyo nibyo bizamuha imbaraga kandi bizatuma n'isukari ye ihora iri normale, agahorana imbaraga, agahora ari umwana uri fiti, umeze neza, adahora ameze nk'ucitse intege, nk'urwaye. Ibyo bizamurinda. Niba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukanda ku nzogera kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana.